Yese igitondo cyiza rwose buri gihe ujya wibuka yuko urukundo rwa Yezu Kristu rutajya rushira. Hanyuma rero igihe cy'imbaraga nke zawe uzahura n'umugabo witwa Yezu Kristu. Ni iby'ingenzi cyane kumwakira nk'umwami n'umukiza. Mu isi yuzuye umwijima, reka ijuru rikubere urumuri, kandi umunsi umwe uzanabona icyo Imana yatumye urindira iki gihe cyose. Imana igufitiye imigambi ihambaye, ni wowe uwo kwihangana ugategereza. Umubabaro ni uw'igihe gitoya, ariko Imana izahoraho iteka ryose. Umunezero nyawo uturuka kuri Yezu Kristu. Yes, igitondo cyiza nanone. Uyu ni wa mwanya mwiza cyane nkugezaho ijambo ry'ihumure, ijambo rikongerera imbaraga mu mubiri, ijambo rigusubizamo icyizere cy'uko ubuzima bukomeje, bitarangiye ahubwo bitangiye. Twebwe icyo dusabwa ni ugufunga butsu kikomando kuri Jesus, tugakurikira Yezu Kristu umwami n'umukiza. nk'uko natangiye mbikubwira, kugira amafaranga mu mufuka wawe rero ni ikintu cyiza cyane, ariko kugira Yezu Kristu mu mutima ni byiza inshuro amamiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ikibi rero cyangwa se sekibi, umwanzi uturwanya akora cyane, ariko Imana yo ikora birenze ugukora kw'ikibi kitwirukaho. Wagerageza nanone, niba waranateshutse ku Mana ukiringira iby'isi, ukava mu bushake bw'Imana ukisangira iby'isi, wagerageza nanone, you can even try again, kubera yuko nyine Imana yo ihora itegereje nk'uko umushumba ategereza intama ze zazimiye. Ntabwo Imana yigeze gukuraho amaboko. Imana irakurindiriye, wagaruka nanone ukongera ukaba umwana mu rugo. Yes, ni kuwa mbere rero, ni intangiriro z'icyumweru. Ndakumenyesha yuko ugomba gutangirana imbakwe, avuga iwakwe nyine, ukagira imbatura mugabo, ugasubirana imbaraga nyine mu mubiri, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko rwose nta na rimwe Imana izadutererana igihe cyose tugifite ibyiringiro mu Mana. Ni umugaragu wo kugusubizamo imbaraga, ni umugaragu kandi wo kukwibutsa yuko Imana ariyo idufiteho urukundo rudashira, ari nayo idufiteho imigambi ndetse n'ububasha. Ni igihe cyacu rero cyo kwiringira Imana kugira ngo dukomeze tubeho ubuzima buzira umuze. Ntitwite ku buremere bw'ibibazo bidutsikamiye, ahubwo twite ku buremere bw'Imana twifitiye. Imana ifite ububasha kuri buri bitwataka byose. Yego, wongere ukomere, wongere ushikame. Ntabwo nzacika intege, nta nubwo nzahagarara kuzajya nkwibutsa yuko dufite Imana, dufite umugaragu w'urukundo, dukundwa. Ntabwo nzi ukuntu nabikubwira, ariko dufite Imana nyine yiyemeje kudukunda byiteka, ikaduhungisha ikibi. Nayo rero ibishaka yuko tuyikurikira kandi tukayiringira, tukayiha umutima wacu wose, no mu bikomeye itunyuza mu bikomeye, kugira ngo tube abakomeye kandi tuzagere ku bikomeye. Iyo ngiyo yitwa Imana, ni nako ikora. Njyewe rero nta kindi nzajya nkubwira umunsi ku munsi usibye gukomera no guhambara kw'iyo Mana mba nkubwira. Uyu mugabo nkubwira ntabwo ari umugabo usanzwe
ubusanzwe ntago ari umugabo uyu nguyu nyine nk'aba ngaba ubona umunsi ku munsi, ni umugabo ufite imbaraga zikomeye cyane. Ni wa mugabo utwizeza yuko igihe cyose tugihumeka dushobora gutangira nanone kandi nanone bikagenda neza. As long as we are alive, we can start over again and again and again. Iyo ngiyo rero ni Imana, kandi niyo yonyine idukunda urukundo rutari urumamo. Thank you so much, ladies and gentlemen. Warakoze guhitamo The Mic Radio na TV. Ngita Boss Kabutura. Hanyuma waduforenga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose hirya no hino, dukoresha Boss Kabutura kuri Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat n'ahandi hose hagiye hatandukanye. YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Imana itugirire neza. Biratangiye, ntabwo birangiye. Umunsi mwiza.